ndabimuhisha. Noneho ndangije ndafashijwe urwandiko mpita ndujyana mu cyumba ndwereka papa baby. Twese tugwa mu kantu. Nkuko nkurikiye nguye mu kantu, nanjye naguye mu kantu. Tugwa mu kantu, noneho aranje turarebana. Aravuga se, ariko nabyo birashoboka. Ndamgahoya. Ko mbona uyu munani nta kintu ajya nyereka kibi. Kunyubaha, kunderera umwana ukuntu abanyereka amwereka urukundo, kuna kintu kibajya nyereka ku mwana. Haya simbizi ndambwira okay, reka njye kunitunga njye ku kazi, guma hano. Ntujye ku kazi kuko urumva iyo umuntu yikorera iyo habaye ikibazo nk'icyo ashobora kuguma mu rugo mu rwego rwo gutabara umwana. Njya mu ibaga ye. Nafashe ukuboko kwanjye. Nta nubwo kwa kundi umuntu aterera hejuru. Ntago nayitere hejuru. Nafashe ikiganza cyanjye. Urumva baga he haruko nibitonze gutya. Nshoramo hasi. Ni baga. Ndamanura. Ngeze hasi ngenda. Urumva iyo ugeze hasi mu baga ugenda ufata. Mfashe numva ibintu bikomeye. Kumba harari guteka nawe umutima waramurengera ngo uramurya, atangira gucaha. Papa akamubwira ati genda uzanira kati, genda. Aramujejesha. Ndagenda nyifata gutya ukuri kose naguye ku kintu gikomeye nk'inkweto turazizi uzifashe. Noneho ari ama Air Force hari kunaba ari manini, iyo uyafashe uhita wumva rwose sheri wanjye. Si ikimenyetso nasabye Imana cyese kinyereka ko umuntu mbana nawe atari umuntu mwiza. Ibaze hejuru y'imyenda namuhaye, ibaze hejuru y'ibintu byose namukoreye, aracyafite wa mutima wo kumva yanyiba n'ibyo mfite akumva yabitwara. Shalom, I'm back. Abantu kuri The Blessing Show ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nimba ukora udukurikirana, nimba udukurikirana hanze y'u Rwanda cyangwa mu Rwanda, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nimba ugeze utureba ukadukurikirana ukaduha idea, abantu ndabashimiye pe. Nimba nawe utarabikora, please do it. Ni byiza cyane kugira ngo dusharing ibitekerezo, any comment, any topic ushaka discussing aho, please ujye tubwira. So it's The Blessing Show. Mbafite utuntu dutandukanye numva nshaka kuvugaho. Today rero ngiye gukora agace kuri urugendo rwa nyuma yo kubyara, agace gatoya ngiye kubaganirizaho agace k'abanani bo mu rugo. Iyo mvuze abanani mwumve babano tubana umunsi ku wundi, babano badufasha abana. Iyo umaze kubyara, iyo umaze kwibaruka, ushobora kuba mufite, hariho abantu baba hanze batabagiraho imama bakibaba nkuko babimbwiye, ariko cyane cyane muri Afrika uwo muco turawugira ho kugira abo banani badufasha kandi babikwiriye. Umubyeyi hari igihe uba waribarutse udafite mama, udafite umuntu uri buguhekera umwana umugongo butarakomera, so ukaba ngombwa gushaka uwo munani kugira ngo agufashe. Amara kugufasha basi nawe ubona umwanya wo kuruhuka, ubona umwanya wo gukora ibintu bimwe na bimwe, umugongo wawe ubanze ukomere, ubanze wisuganye, ugiye mu kazi, dore ko akazi kabaye akazi. So nicyo kintu ngiye kuvugaho uyu munsi. Ni part 3 y'urugendo rwanjye, ariko nabonye ko duhuriraho n'abantu benshi. Guys, abanani cyangwa abatantine badufasha abana mu rugo, naryo ni ishuri nabonye ritoroshye on my side. So ababyumva barabyumva, abatari kubyumva I'm sorry. Mana yanjye ni ishuri rikomeye, naryo nabonyemo experience itoroshye cyane. Hari igihe bibaho ukavuga se why. Mbere yuko ntangira munyemerere mbanze nshimire abanani cyangwa abatantine b'abana baba mu rugo bakora inshingano za nkuko bikwiriye. Bari very responsible mu yandi magambo. Apart yo kumva ko ari akazi, abikora afite umutima w'urukundo rwo gukunda abana, afite wa mutima afite umutima winoza. Sinzi nimba unkurikiye warigeze guhura n'umuntu muzima, sinzi nimba utarigeze uhura n'umunani muzima. Ubwo you will help me ku sharing just umuntu mbwire nimba byarabayeho ukabona umuntu muzima cyangwa utarahuye n'umuntu muzima.
on my side mfite experience y'abantu babiri, niyo mpamvu nangiye nshimira abanani cyangwa abatantine b'abana baba mu rugo bakarera abana umunsi kuwundi, ababyeyi bagiye mu kazi, bafite umutima uri beyond yo gutekereza kari akazi, nyuma yo gutekereza ko bahembwa buri kwezi, ariko akagira bond, akagira umutima ukunda abana cyane, akumva ko even if bayama batayama, I love these kids, ndabakunda abana mbafata nk'abanjye, akumva ko umwana yagira ikibazo we ababara kurusha. Hari n'igihe usanga hari igihe umwana yakunze umukozi kuruta uko akunda umubyeyi, kubera yuko akenshi usanga tutahaba batagira gute. Iyo n'indi nuza experience nzabasharinga abamama baba mu kazi cyane nibabe mu rugo, ariko today I'm going to talk about specifically abanani abatantine b'abana, sibyo ngiye kuvugaho. So ndabashimiye abo batantine, ndabashimiye rwose. Imana yo mu ijuru itanga umugisha, ijya ibaha umugisha, mutubera aho tutari, mutubera mukora inshingano twakagombye gukora nk'ababyeyi, ariko kubera ubuzima nta kundi, sibyo. Ndabashimira abo banani, abo batantine b'abana beza, Imana ibaha umugisha cyane. Akumva ko akababaro k'umwana ariko kababaro ke, akumva ko mama we yamubwira nabi atamubwira nabi, I don't care, njye umwana ntagomba kumubwira nabi. Akumva yuko mama we yaza afite stress cyangwa papa we yamubwira nabi, atagomba kujya kubitura umwana. Abo batantine ndabashimiye pe, Imana yo mu ijuru ijya ibaha umugisha. You like angels, Imana yazaniye ababyeyi, mu yandi magambo muri abamarayika Imana yazanye. Imana ijya ibaha umugisha, kandi nezera neza yuko iyo umuntu ameze gutyo akenshi urwo rugo arigumamo. Hari abanani bamara imyaka n'imyaka mu rugo, bakazahashakira, bakamushyigikira, bakamushingira, which is good. Ni ukuri pe, nimba umuntu yakubereye umwana mwiza, azajya avaho rwose wamushingiye, wamuhaye iki, akwizaniye fiancé, mbega ube mama, uzamwambarire, uzashishikane mu bukwe bw'uzahabe, kubera ko nawe yisanze mu yahindutse umwana. Hari abanani bahinduka abana mu rugo, abo rero ndabashimiye cyane 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 cyane. Ndajya ku yindi part y'abanani batari abana beza. Let me talk about myself. Nyimara kubyara, nyitwite nsigaje nk'ukwezi kumwe ngo mbyare, nashatse umunani araza, ariko mushaka nzi ko nyine yamara ukwezi mu rugo, nyine yimenyereza. Ndamubwira ibyo aribyo byose, ugomba kumenyera umwana naza, uzajya umfasha kubana nawe, nshuti yanjye. The time mbyara, umugara ambwira ngo mami yaramuhamagara ambwira ati rero madamu yabyaye. Ngo sawa. Rero nari mfite umutipe, ngo bundi hari igihe umuntu aba afite umukozi w'umwana n'ukora mu gikoni, ahita yishima, aravuga wow mami yabyaye, Imana ishimwe. Uko I remember njye kuvaho narabwiye, maze munsengere nti noneho ndaza. Urumva ngeze mu rugo ndicara, bari banwaje umwana, ndicara. Maze kwicara, urumva nari nkeneye ko banzanira inkweto nari nambaye bagahindura, nkagira gute, nkajya mu cyumba cy'umwana, mpamagara uwo mutantine, ndambwira ni mumuhamagare. Barahamagara, nanjye ndahamagara, ashwida yagiye hese, ati ntabwo turi kumubona, yagiye hese ntabwo turi kumubona. Baragenda baramushaka, basanga still umunani yaryamye, yasinziriye, ari mu gitotsi, ari kugona. Nshuti yanjye, urumva ukwezi kose yakumaze aryamye pe, ntacyo yakoraga mu rugo rwose. Narambwiye nta kindi cyamuzanye aha, azajya akaraba, arye, aryame, kugeza igihe akazi ke kazazira. Kandi koko nawe akajya abwira uwundi wo mu gikoni, akamubwira ati njye akazi kanjye ntabwo karaza. Nuko ariko what I want to say, icyo nshaka kuvuga
ndashaka kuvuga ko nimba yari yiteze ko umubyeyi agiye kuva mu bitaro akaza nk'uwo munani yagomba gushishikana agatunganya mu cyumba akagira ate aho umwana ari bube, ariko ibaze kugera muri ugasanga umuntu ngo yaryamye yasinziriye, ibaza cyeshe zima sign ntazi yariyo. So uwo munani n'ubundi still kubera ako kantu gakomeza kugoranamo, gakomeza kunaniranamo ukuntu sha ntago nta no ku cyumweru twamaranye, nyirumva yararyamaga cyane kuruta ibindi bintu byose. Noneho arangije yongeraho sinzi ikintu namubwiye, nje aramwanga ngo ngiye ibintu by'abana nta nubwo mbikunda, ngo nta nubwo mbimenyere ntago nabishobora. So buriya umuntu yadashoboye ikintu kandi atakunda n'umwana never force, ntago yaba ahantu hari umwana. Iyo umuntu adakunda umwana akabana n'umwana azamugirira nabi, cyangwa uzasanga bahora bameze gutya. So nguwo ubwo bibaze nawe muri iyo minsi ukuntu umuntu aba ameze, byabaye ngombwa yuko mubwirani rero ifatire ibintu byawe itahire, mahoro Imana bane nawe rwose, ntabwo ndi umugogoro kuri wowe, ntabwo ndi umutwaro, igendere. I will try my best, nimbona undi umwana mwiza bizagenda neza. Ndamusezereye aragiye, nkuzaniye undi. Uwo nguwo urumva ko twari tumaranye almost nuza, nkuzaniye undi nanone. Araza akomana yanjye, Imana ijya ibabarira n'ukuri abantu batabata abana beza batabanira abandi, sibyo? Gusa abanani bose aho muri hose, nimba warahuye n'abanani batari beza, abana babi, ndabanje aho gukomeza, kuko ni ikintu cya mbere gitera igisebe mu mutima, ni ikintu cya mbere kibabaza, ni ikintu cya mbere kigora kubona umwana wawe afatwa nabi cyangwa agirirwa nabi, sibyo? Wakagombye kubura uruhande rwe, ariko kubera lifestyle, kubera ubuzima man ukabona nandi mahitamo. Nuko wa kabiri nazanye we dusa nkaho twarambanyemo, ariko yarazi gupretending. Hari abana nibazi gupretending ko ari abana beza, bazi gukina bazi nimba mabuja aza saa 9 cyangwa akaza saa 11 na bosi, nzi amasaha yabo, nzi kuba managing. Hariho abantu bambaza ubwenge, yari afite ubwenge bwinshi nanjye nazo ubwaribwo, ariko noneho ntwari umutima w'ubutesi, ntwari umutima w'ikisumbaze, ntwari umutima wo kuba mushyashya mu kubyara, kuba new mother. Man, to be a new mother it's a struggle nayo mu byukuri, nje mbabwiza ukuri, it's a struggle. Ni ishuri wiga, is it a struggle? It's like simbizi, bari ishuri gucamo utazi igihe uzatsindira icyo kizamini, sibyo? Aba new mothers mwese, big up to you. Nukuri Uwiteka ajya bafasha kandi abereke, abacira inzira, ajya amanura mwuka wera, abereke, akureho, abereke ikintu kitari cyiza. Ngewe kenshi sinkunda ibintu byo kurota, sinkunda ibintu byo kugira gute ngo naroteye umuntu ibiki, ariko iyo nagize gutya nkarota umuntu shuti yanjye, nkakurota ukaza mutwe, nkabyuka mu gitondo nkumva inzozi ziracyari full nkuko zaje, menya neza yuko ntabwo umutima wanjye icyo nkuroteye kikubaho, uko byagenda kose kikubaho. Sinkunda kurota pe, ndota gakeya, niyo ibintu bitari serious, iyo mbirose mu gitondo mbyuka nabyibagiwe. Ndibuka umunsi umwe ndota indi ya ndirimbo ngo tera intambwe imwe, narayirose yose, vasi mbona igitero, mbona ikintu cyose, mbyutse mu gitondo numva indirimbo iracyarimo na beat, mfata urupapuro ndandika, ndanarecordinga muri telefone kugira ngo nazibagirwa melody yabyo ninjya muri studio. So icyo nshaka kuvuga nuko hari igihe ikintu cyiza kikaza, Imana igahishura ikintu ukagikwepa, ariko ukavuga semana watsi ugasenga. Uwa kabiri ikintu cyabayeho, ubwo nyine yarazi kutumanaginga njyewe na papa baby. Araza nagera mu rugo akanyereka nkuza umwana, akamubebeza, nkavuga mana Imana yaranshubije koko, mana waranshubije, nkajya mu kazi nkumva ndi safe. Kumbi
twamaraga kugenda ariko twamaraga kugenda wewe n'umuhungu bakajya mu byabo bakagira gute, urumva nanone yego nari mfite umuhungu n'umukobwa, bakajya mu byabo umwana bakamusiga, umwana akarira, buriya hari ikintu maze kumenya, umwana mutoya iyo atamerewe neza, iyo adafatwa neza, iyo atarira ku gihe, iyo atanywera ku gihe, nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 umwana aba yatakaje ibiro. Nimba mbeshya mumbwire, uramufata ukumva umwana ese we bite by'umwana wanjye ko numva ari kunanuka cyane, ukabona umwana ari gushiramo. Kandi nimba muzi neza umubiri w'umwana, hari ikigera abana bageramo, nge ntabyo narinze, ariko hari ikigera abana bageramo bakabyibuha, bikigirira imibiri azironga, bihabwa keya, byinywera, birabyiwe kayipucure pe. Noneho uwo mukozi mana yanjye, uwo munani yarambabaje, urumva yaranyinye, amaze kunyina, twese twishiramo kazi kugira kumva, akabana nawe, akatwereka urukundo, mana bebe, akajya tubwira ati waya nagaruka bigenda ngo ngenda muha, baba bari kumwe akanywa pe, twebwe tukanamuhunga, akagira ate, mbega tukavuga mana waradushubije, uri kubyumva. Aragenda adufata mu mutwe, atwereka, aradukina, kuko we aradukina sinzabyibagirwa. Ndangije ndavuga ni uyu mwana w'umukobwa nta kindi namwitura pe. Naragiye, murabizi abamama benshi mujya mubigira, hari imyenda baragutaye iyo umaze gushaka, cyane cyane iyo umaze kubyara, hari size ugenda utakaza pe, hari size ufunga bikanga, pantaro washiramo wapi, nyegapira washiramo wapi, kandi akiri bishyashya. Abantu mwese mwakoranye imirenge, amakanzu meza ahenze, mwajya gushiramo bwa kabiri bikanga, ndabashoje. Nuko bigenda, nukuva mu bwiza ujya mu bundi, Imana iba yakwaguye. So nifite imyenda myinshi ubukobwa bwanjye yansize, ntabwo nge nigeze mbyibuha cyane, ariko size yanjye nari mfite yari yaranze kunjyamo, kubera ko yimaze kubyara urabyibuha. Imyenda yose nari yafashe valise, narashize mu valise iruzura, nshira no mu kandi gatoya ku ruhande. Nari mfite gahunda yo kuzayijyana ku rusengero, kuko hari igihe churches ngira ngo amwe namwe ajya bayigira, kujya gufasha abantu, ugatanga imyenda, ukagira ute. Yari imyenda nanjye nakundaga pe, ariko ndavuga se ndayibika mu rugo ngo imarire iki, ni mishyashya, hari abantu bashobora kuyambara bakaberwa, hari aho ishobora kugira gute. Nuko ndangije navuga se, umutima ndi mu cyumba urambwira se wowe uzajya gufasha abandi usize n'ufite hano mu rugo, which is okay. Ndavuga ntago najya gufasha abandi size wowe mu rugo, shamfata ya myenda, nambwira njya muri iyo myenda, igukwira yose utuntu mu rujyane, n'inkweto utware kira kito. Urumva yaganira umwana mwiza, size nuko aragenda arafata n'ibitamukwira, arambwira ngo azabiha barumuna be, ngo azabiha iki, ntacyo bintwaye pe. Ndangije urumva ukuntu yari yarafashe umutima wanjye, ku buryo numvaga ninzajya ikintu cyose zajya nkora cy'umwana nawe ngomba kuzajya mugurira. Noneho that time umukozi w'umuhungu aza kumbera honest. Oya, umukozi w'umuhungu nari mfite yaransezeye, yego nyine yabonaga chemistry mfitanye n'umunani, abona uburyo mukunda, abona ikintu cyose. Sinashakaga n'umuntu umuvuga nabi, attention, umuntu gufatira umwana ntabwo ugomba kumuvuga nabi. Yes we, ntabwo ugomba kumuvuga nabi. Tugeze mu time tugira behaviors, twigarure, duhane, ariko duhane nk'uhana umwana, sibyo? So urumva yabonye chemistry mfitanye n'uyu munani, arabireba aravuga ati nindamuka ngiye mabuja nkamubwira uburyo umukobwa atari umwana mwiza, ntari bunyumve, aramfata nk'igicucu cyangwa ikigoryi, aba ari nge yirukana. So ntabwo nge nshoboye kubana n'uyu mukobwa w'ishitani wishushanya neza, ari uko bose bahageze
bamara kugenda agahinduka ikindi kintu, avuga ati njye ntabwo nshobora kuzanamugirira nabi pe. Yambwije ukuri, ikintu cyatumye mbimenya, reka mbabwire ikintu cyabayeho. Umukozi w'umuhungu yanditse, twarabyutse saa 11 za mu gitondo, yarazindutse ategura ibintu bye byose, arangije arasohoka urufunguzo arusiga, arunaga mu gipangu, yafungiye imbere inyuma, arunaga mu gipangu, arasohoka aragenda, which is not good. Nanjye ntago nabikunze uburyo yagiye. Yego yabonye n'andi mahitamo, ariko abikora gutyo, abikorana atari umutima mubi, abikora mu kugira ngo ahunge, atazarwana n'uwo mukobwa, mu yandi magambo bakagira ibyo bangiza. Uri kubyumva? Noneho wa mukobwa niwe wabyukaga mu gitondo agafungura inzu, akamufungurira ko yagiraga inzu hanze, ambwira ati afunguye arebye mu nzu ngasanga imyenda ntayirimo, ahita aza ati mama baby uzi ko mpungu yagiye. Ni what? Uzi ko yagiye ni igipangu kirafunguye, ndava asanga kirafunze. Kombe umukobwa uribuka ko ari wageze hanze inyuma, yaraje afata urufunguzo umukozi yataye, wa mutipe yataye mu gipangu, ararubika. Amaze kurubika abona kuza kudukomangira ku cyumba ngo umukozi w'umuhungu yagiye. Ujye unyumvira, ndasazora, ndavuga mana, ubu se nta bintu yatwaye, ubu se ntiyatwibye ibiki n'ibiki. Mbaza uwo munani ndamaze se yari amezi 3, mva yari umwana mubi cyane. Ati ndamaze se urufunguzo yarushize, ati urufunguzo yarutwaye narwo. Nibishoboka, dushaka urufunguzo turarura. Tavuga ati rero n'umuntu atwaye urufunguzo rw'igipango azagenda rucurishe, azaza twibe. Umva, ndahangayika ibintu birancanga, turahangayika. Papa bebe barabyuka, mu nzu basanga nta kintu kimwe kirimo, ariko hakaba bose mu bageze mu nzu y'umuhungu nta numwe yigeze ubona ikintu yasizemo. Urumva bagiye mu nzu, urumva wa mukobwa ya panike gufata urufunguzo, nawe yagiye marareba nta kintu yarebonye. Papa bebe nawe araza areba hanze, agira ate, ajya mu nzu ye, aragaruka. Icyo gihe nari ndyamye, urumva hari mu gicerera musa kumenya, tavuga se mana ibi ni ibiki. Mfata ahubwo se umuntu aragenda ntaseze ntavuze ikimujyanye, ubu se ibindi ni ibiki. Fata ndakenyera bisanzwe, ndangije ndasohoka njya mu nzu ye, magararamo. Ngiye buriya ntago ndi umuntu sinzi abamama ho muri mwese ndabizi ko amama bagira akantu ko kwishushozamo, ko kurebamo ukuntu wayi. So ndagenda njya mu nzu y'umuhungu, ijisho ryanjye rya mbere ryarebye hejuru. Yaragiye, sinzi ahantu yakuye bike, sinzi ahantu yakuye igikarito, ariko ibikarito yabihara aho ngaho mwamwaraguzemo ibintu. Yaragiye afata bike, afata n'igikarito, arandika mama baby kuri papa baby, mumbabariye kuba ngiye n'abasezeye. Ikintu kinjyanye ni iki ABCD. Yandika 1 2 3 4 ageza ngera kuri 7 Impamvu arangira avuga ngo nabonye uburyo mbanye n'uwo mukobwa, mbona ko nashobora kukubwira ububi bw'uwo mukobwa ngo bwumve, gusa ibyo mutekereza akakora ntago ari byo akora. Mutekereza ko akunda umwana wanyu, nta mukunda. Mutekereza ko muha ibyo kunywa n'ibyo kurya, ariko ntabirya ntabinywa, ahubwo ni ubyinywera. Ubumva njye naragiye ngwita n'icyo gikarito, mita ngira amatsiko yo kureba ibintu byanditseho. Nyimara kubibona, nshuti yanjye, nahise nicara ku gitanda cy'umukozi, nibaza byinshi. Namwe muri iyo situation mbare mu nyumvi, nibaza byinshi, nibaza ukuntu nyine umwana nagiye mbona atakaza ibiro, nibaza byinshi. Ndavuga wasanga atari nabyo, wenda ari kumbeshya. Simuzi ko hari igihe ufata umwanzuro ako kanya atari byiza, ariko nkaba nararose inzozi rimwe kuri uwo mukobwa.
nzimurotaho ngo nimba yarari gukorera iki umwana wanjye, ngo ari kurira cyane. Ndamubwira ko uri gukuriza umwana ibiki n'ibiki, anyereka reaction mu maso ye ingaragariza ko atamwishimiye, ariko mbibona mu nzozi. Noneho ndabyuka, ndangije ngiye mbonye ikintu nk'icyo, ndangije ndagenda mwanya, ariko rero ukeneye no gusenga. Ntaragenda mwanya, ariko ukeneye gusenga. Ninjye hari inzozi narose kuri we ariko zitari nziza, ariko ndasenga. Ngo warose iki? Ndazihorera. Ndamwanya nzagusenga, niba ari bibi Imana ibikureho nibyo. Ndabimuhisha. Noneho ndangije ndafashijwe urwandiko, mpita ndujyana mu cyumba ndwereka papa baby. Twese tugwa mu kantu, nk'uko nkurikiye nguye mu kantu, nanjye naguye mu kantu, tugwa mu kantu. Noneho aranje turarebana, aravuga se ariko nabyo birashoboka. Ndamgahoya ko mbona uyu munani nta kintu ajya nyereka kibi, kunyubaha, kunderera umwana ukuntu abanyereka amwereka urukundo, ko nta kintu kibajya nyereka ku mwana. Haya simbizi. Ndambwira okay, reka njye kunitunga, njye ku kazi, guma hano, ntujye ku kazi, kuko urumva iyo umuntu yikorera iyo habaye ikibazo nk'icyo ashobora kuguma mu rugo mu rwego rwo gutabara umwana. So ndambwira ni ugume mu rugo, wowe njyewe ngirene, njyewe nze kugira njye ku kazi. Aravuga ati nta kibazo. Urumva umwana wari umaze kugeza mu mezi angahe? Nari nagiye ku kazi mezi 5 gutyo. Ubwo wa mukobwa araza, aratunganya, akoropa nzu, arateka, mbega arazi n'akazi ho mu gikoni gasanzwe. Papa bamufasha umwana, ndakaraba nigira ku kazi. Ngeze ku kazi mbura amahoro, ndavuga Mana. Nagiye muri washroom ndavuga Mana, ubwenge bwanjye bushobora gutekereza ibitari byo, ubwenge bwanjye bushobora kurenganya umuntu runaka. Uriya we yagiye pe kugenda ko yagiye, ariko ndakwinginze shiraho ikimenyetso kingaragariza ko basi nimba ibi binari byo, ko uyu mukobwa ari we mubi. Sinshaka kurenganya, sinshaka ko ari ngiye wifatira umwanzuro nkarenganya uyu mwana w'umukobwa, kandi ashobora kuba arengana cyangwa hari ibyo batumvikanye n'umuhungu. Murabizi y'abakozi babana ashobora gushwana, undi akagushirishamo, undi akamuteranya, ukumva umwe kuruta undi. Ndavuga Mana, gira ikimenyetso uma, gira ikimenyetso uma, nimba uyu mukobwa atari umwana mwiza, kinyereke kandi nyibone na papa beba kibone. Apana ibintu byo ku maso, apana ibintu byo kurota, apana iki, mbibonesha amaso yanjye ko uyu mukobwa atari mwiza. Umva, ubwo nirirwa meze nabi, nirirwa ntazi ukuntu meze. Basista banje barambwira ati ariko witonde, ushobora kuba imbarutso uyu mukobwa. Nabyo birashoboka 100%. Ikintu cyanyemeje rero ko yatwaye urufunguzo, nabyo reka nze ndaje mbigereho. Rero abanani b'abana babi ndabizi ko bariho, ntago rwose ntabashimira, nanabagaye ku mugaragaro. Nimba akazi utagakunda, nimba udakunda akazi ujemo, bivuga it's good, ni byiza kuvugisha ukuri. Ndabizi ko hariho abantu bazakurikirana ibiganiro byanjye. Nibyo akenshi ngeyo mu bitanye n'umunani cyangwa tantine, icyambere mubwira nabwira ni sinzakubangamire nguceceke, sinzagire gute nguceceke. Wowe niyumva igihe cyo gukora akazi kakunaniye, niwumva hari ibyo tudahuza, niwumva hari ibyo, nyicazo mbwira ati mama baby, mabuja, sinshaka kuzagira iki niki, nyemera nigendere, kuko ibi nibi ntange ntago uri kubyuba. Ugira ibyo unsaba, nangira ibyo ngusaba, duhuze. Nuko bigenda. Noneho arambwira ati, none bakomeza kumbwira ati birashoboka ko uyu mukobwa ashobora kuba ari we Nandaro. Mana, nakibuka umutima umukobwa yanyeretse nk'abantu, nakibuka uburyo tumaranye igihe rwose, umutima unyangamuntu. Ndongera amamagara, umugabo yari mu rugo, niwe nandi guhamagara.
ndamubwira se sheri babarira umbwire bimeze gute situation aho ngaho ngo sha reka nkubwize ukuri waruzi n'ibindi se nanze kuguhamagara ngo habure ngo ndamubwira se habaye iki ndamubwira ndakwinginze rero ndumva rero uri kujya kubwira ukambwira ibindi utambwira ko ari ibindi yatwaye ngiye rero abantu banzi kenshi ndi umuntu ukunda inkweto za gitipe nkunda natangiye kuba umukobwa natangiye kuba mama kubera yuko na nuba ariko izo character izo apana character imyenda ya gitipe ndayikunda mba ndeba n'amapanaro n'inkweto zabo mba ndeba ari inkweto nziza kandi mba numva ntazambara it's okay for me nuko kera nibyo najyaga nambara kenshi bikabutura ibiki rero mu nkweto zanjye ngira high heels zibarika kuruta inkweto za gitipe ama high heels ni ukunyambara gakeya dukweto duciye bugufi ndadukunda cyane so harimo urukweto rwa Air Force haruzi ringeze kurwifata ariko nari mfite mu rukweto rwa Air Force rw'umweru rushyashya narantambaraho nari narazambara noneho umukobwa akaba yararukunze urumva nibo bakoraga muri turuwari y'izi nkweto ibiki byose akaba yararukunze yarabuze ahantu azahera noneho urumva uwo mukozi amaze kugenda aravuga ngo umutima we urumva umugabo yarampamagaye muhamagara bizi n'ibindi ngo urukweto rwa Air Force yawe barungu ngo Air Force yabaye itwaye ndavuga no don't tell me ziriya nkweto uburyo nje nzari nshyashya narazambaraho mwimbwira narababaye umutima urandya ndababara none ndavuga ndeka muhamagara nari nanze kumuhamagara telefone mutipi cama ariko ntiyanyitaba noneho ndangije amakuru nayamenye ngeze mu rugo urumva niyo mu kazi ndishagaraye pe ndavuga sha yaragiye areba urukweto rwiza rushasha barizwa rutwara urumva ko urwaro rw'abatipe Air Force nta muntu utayambara Air Force umuntu wese yayambara ndavuga noke nese kuki atatwaye izawe yabonaga size nguru n'uzawe ari yijyanye niyo naratashye ni mugoroba mbaza umugabo ndamubaza ngo byagenze gute kugira ngo mumenye ko urukweto rwanjye rwa Air Force rwagiye harambwira ngo urumva nari ndi muri salo n'umwana umukobwa ari gukoropa ageze kuri tuware y'inkweto arareba aravuga ahita azarambwira ngo papa niwe waje ati niwe waje arambwira ati papa baby urukweto rwa mama baby barutwaye rwa Air Force rushyashya ni nduruje turashaka turarubura niko byagenze niko byagenze ndamuhamagara ntago nahamagaye mu munani nahamagaye urumva yari guteka hamagara umugabo ndambwira se sheri nimba ariko byagenze why kuki udashobora gutekereza why don't you think ko uyu nguye aba ari we wabishobora ko wabikoze urumva mind ukuntu bambwiraga nakubitana bya bindi ndi mutwanjye harimo akajagari kavuyo kenshi cyane ndi kwibaza icyo ndi bukore uyu mukobwa aramutse akora ibintu bambwiye nawe ari we bakubwiye ibyo bintu umutima utangira gutekereza ku mwana shuti yanjye mubwize ukuri uyu munani umutima warandiye nicaye aho urandya unegeka unanyemeza kujya gusaka uwo mukobwa ikintu najya nkora mu buzima bwanjye unanegeka kubikora tangije mbwira umugabo ndambwira ni rero sheri ndambwira sheri ngiye gusaka uyu mukobwa arihe arambwira ati sheri sigaho basi hangane uzabikore ku cyumweru umva hari mu minsi mibyizi ihangane uzabikore ku cyumweru ndambwira ni happy natekereje ikintu umutima wanjye wumva kiri kumbaga mu mutima ndagikora andebe nabi amfate nabi batari nabyo ariko nawe ndamusaka ubwo urumva twe turi gutekereza kuri side bye bitewe n'ibyo uwo mutipe yanditse aravuga ati nabyo birashoboka ndambwira n'igendo ndebera ahantu ari asanga ari guteka hanze arambwira ati ndambwira ni wowe genda umuhugishe making sure ko atavuye hanze ataze kuri side y'icyo mu cyumba cye nta nubwo ndi bucana itara mu cyumba cye
ndagenda nkoresha gatoroshi ya telefone. Ubwo ndangije arafata umwana bajya hari muri koridori bakajya bamucunga ibiki n'ibiki, nanjye njyaho njya mu cyumba. Inshuti yanjye ndi kubabwira experience y'abanani kuntu sometime abana babi pe, habaho abana babi kandi Imana ijye ibabarira bahindure pe. Nuhaguruka mu rugo iwanyu uje kuje kurera umwana, ujye usaba Imana kubw'umutima w'urukundo no gukunda no kuba inyangamugayo n'ubumuntu, bizagufasha mu kazi kawe kandi bizatuma uba successful, kuko ntago ari umwe, ntago ari babiri, ntago ari batatu twabonye bagenda babiba urukundo aho bagiye, noneho bahagera nabo bakakura umugisha. Uzi ko iyo ubaye umwana mwiza bakurangira akazi, uzi ko iyo ubaye umwana mwiza bagukorera ibintu byose, iyo ubaye umwana mwiza, iyo ubaye umwana mwiza muri urwo rugo ubugiyemo sha uhakura umugisha, naho uzajya hariho hose ukavuga ati Mana aba bantu. Nuko ndagenda nafata gatoroshi njya mu ibaga ye, nafashe ukuboko kwanjye, nta nubwo kwa kundi umuntu aterera hejuru, ntago nayitere hejuru, nafashe ikiganza cyanjye, urumva baga he hari ukuntu bitonze gutya, mshoramo hasi mu ibaga, ndamanura ngeze hasi ngenda, urumva iyo ugeze hasi mu ibaga ugenda ufata mfashe, numva ibintu bikomeye. Kumba hari ari guteka nawe umutima waramurengera ngo uramurya, atangira gucaha papi bakamubwira ati genda uzanira kati, genda, aramujejesha. Ndagenda nyifata gutya, ukuri kose naguye ku kintu gikomeye nk'inkweto urazizi iyo uzifashe, noneho ari ama Air Force hari ukuntu aba ari manini, iyo uyafashe uhita wumva rwose sheri wanjye. Si ikimenyetso nasabye Imana cyahise kinyereka ko umuntu mbana nawe atari umuntu mwiza. Ibaze hejuru y'imyenda namuhaye, ibaze hejuru y'ibintu byose namukoreye, aracyafite wa mutima wo kumva yanyiba, n'ibyo mfite akumva yabitwara. Naragiye mfata nuzizo Air Force, yarazifashe nyine, yafashe Air Force azishira hagati mu ipantaro, arenzaho iyindi kanzu, arenzaho sinzi imyenda yarengejeho, ngiye mfashe nese nzumva ndagenda umva nzisohororamo zose kwazi umva ko yazisesetsemo. Umugongo wahise ucika, nicara gutya ku gitanda, mbwira umugabo nambwira sheri ngwino urebe, ndambwira ni Mana wizera umwana w'umuntu avumwe pe. Ndambwira ati do za Air Force zirimo hano, singiye kubabwiriza ukuri, ntago ngiye kubabeshya, singiye kubabeshya. Do umugabo wanjye ya mbere umuhamya, naricaye ndarira, amarira aramanuka, munanarandiza, ndarira. Umugabo arambwira ati zihorere zirekeremo, aragenda aramuhamagara ati vayo hano. Urumva njye naciye amarira yamanutse, mpita nsohoka njya kwicara muri salo. Ndamubwira se kuki wakoze ibi bintu, kubera iki? Njye nubwiraga ndi kurira ariko Mana abantu baturiza nukurira ngo muri abana beza sha. Njye nararize, ndambwira niki nagukoreye muri uru rugo, wabuze ibiryo, wabuze icyo kwambara, ashwi, nakubwiye nabi, ashwi, nigeze n'umunsi n'umwe ngira ashwi, niki ntagukoreye ku buryo ufata umwana wanjye ukamwiriza ubusa, ku buryo maha imbuto ntuzimuhe ukazirya, niki nagukoreye, niki wansabye ngo ngurire ndeke kukigura, niki umva. Ndaraturitse ndarira, uzikurira imbere y'umunani, numvishe umutima wanjye ubabaye, numva ndababaye n'ikize nawe namuhaye, numvaga ngiye kumurera nk'umwana. Akosha Mana, abantu bagira abandi babi, reka mbabwize ukuri, hari igihe umuntu afite umutima mwiza agahinduka kubera umuntu. Nshuti yanjye
nuko umukozi araza aratakamba arapfukama ngo ni satani, ngo mama baby ni satani yaneye, nimbabarira mama baby ni satani. Ariko reka mbabwire ewe abantu bose bakora ibyaha bajya bavuga ngo ni satani ntago bazabahana. Naramenye ndavuga reka nkubwire ntago mbabajwe nawe, mbabajwe n'umwana wanjye wanze guha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ndamubwira nti ntago ntaba nyigutunze pe, mbabarire, ntabwo nshobora kuba nyigutunze, mbabarire. Arambwira ngo mbabarira, ngo ibiki n'ibiki, ngo ni satani yaneye. Rero uwo muhungu ne waje kumamagara ambwira ko agafunguzo agataye nyuma. Izo zose story nzimenya nyuma, barambwira noneho numva mfite umuntu ntazi ubwoko bwe. Umva ndagera nanjye noneho nyuma yo kurira narihanagwe, ndambwira urabona amariro ndishije, urayabona Imana yo mu ijuru ari nababaye pe, Imana yo mu ijuru basi izaguhe gukizwa. Ndangije ndambwira nise ndisura umukobwa nawe uzabyara uzabibona. Shuti yanjye guhera uwo munsi umunana arambabaza, ndambwira ni ibyo urimo byose bireke, genda ukarabe ujye mu buriro uryame, sindi bukwirukanira ijoro, ntago uwo mutima w'ubunyamaswa njye mufite. Genda ukarabe, ibiryo ngiye kugenda mbiteke, nibishya ndakuzana ibiryo mu cyumba urye uryame, mu gitondo byo kugenda. Nshuti yanjye twese twaguye mu kantu. Hano nanagira n'ababyeyi inama, nimba wenda habaho hagira umuntu umwe ucekinga umwana kenshi cyane, umwe aba ari busy, ntimukabe freedom yo kureka abana cyane. Urumva iyo uri mushyashya nta kintu ubuzi pe, uri mushyashya. Shuti yanjye struggle nizo nahuye nazo, aho kugira ngo byari biri naho ndangije mu gitondo narabyutse, naramubwiye ati nubwa mbe nahise mfata umuco wo kujya nsaka akamena hasi buri kintu cyose nkareba ko nta kindi yatwaye. Nahise mfata uwo muco uwo munsi, urumva nahise mba mabuja nyine. Ubundi sinzi binari ndimo. Ndaje namubwira ni suka hasi mu gitondo, suka hasi buri amaze gupakinga neza, ageze suka hasi, asuka hasi. Cyokoze nje ambwiye ni imyenda naguhaye ntayo nkwatse, ntago ngiye kumera nkawe, n'inkweto naguhaye ntayo izo nkwatse, singiye kumera nkawe. Yasutse hasi nsanga harimo imyenda y'itatu yanjye naramuhaye. Urabona hari ukuntu utanga imyenda ngo bafure myinshi, bakayifura bakanika, bakaza kuzana imyenda, nsanga harimo iyanjye itatu nari narabuze. Ndavuga se barambwira ngo barayanuye, birancanga, sanga barayanuye. Ariko kumbi wera yanayishiramo, umuhungu amaze gufura azana iyindi myenda, namaze ngo yarayanuye. Mwibaza ko wenda yaburiye muri garderobe nzayibona, amennye hasi. Nisanga ndambwira se imyenda ndayiguhaye, ngo urumva ngo nabonye bayanitse, ngo ndayanura, ngo nyishira mu ibaga yanjye, ngo numva gutazayikenera. Byukuri ukuri it's a long story y'abanani. Umuntu yamaye experience yatumye niga, anatuma nyigisha gushira umuteto. Shira umuteto, nahise nshira umuteto ku banani, nahise nshira umuteto, kandi bimisomo nanone ryo kugira gute, ryo gudaterera icyo. Ubundi iyo umuntu agishaka cyangwa kimara kuba mama, hari ibintu bimwe na bimwe butaramenya pe, ukiraho ukiri umukobwa ukiri biki. Ariko umaze kugenda getting experience nibwo ugenda wakira. Ngomba kuba seriye kuraka, naka ngomba kuba gaseriye. Ukawasigaga ibiryo aho ngaho, wenda mugahaha mukagira gute, mugatereka aho ngaho, umuntu wese akaza akayikoramo akikoreramo. Hagira ikintu gikuhumura ku maso, mbere niko nanjye nabikoraga, noneho bakajya bifata bakabigurisha.
afasha noneho njya guhumuka amaso ndavuga yewe ibirago bivamo cyo kuzana banyigishije kumenya ubwenge nanjye mfata ayambishira muri stock ngafunga mukeneye iki mufati nkabiba rero nkasohora bike y'abakoresha ibindi bikagwa muri stock which is okay ntago abantu mutwigisha kumenya no gusobanukirwa iby'agaciro ngira ngo simbizi so hagati aho nyine ubwo naramufashe mu gitondo nkuramo iyo myenda mbwa nisige iyindi naguhaye nago ndi buyikwake nubwo wambere umwana mubi genda amahoro y'Imana azabane nawe mfata imyenda yanjye iyo ngiyo nari mfite nyisubizamo ndangije musiga muri saro urumva nagomba kubyuka mu gitondo mwoza ibintu by'umwana nkabitunganya ibintu byose mfata bebero ndazoza ndaziteka maze kuzoza nzishira kuri saramanje maze kuzishirayo urumva umugore ari kwitunganya ari kumwe n'umwana mu cyumba nje nsubira muri cuisine nsubira mu gikoni subiye mu gikoni wa mukobwa narambwiye ngo yicare muri saro ntagire icyo akora tuze gusohokana ngiye ku kazi tugende mutegere cyangwa mufatire muti mujyane ndangije nsohotse ngiye mu gikoni yarebye ikintu muri saro yatwara wumve wa muco na kamere yarebye ikintu yatwara arakibura aragenda ajya muri bebero z'umwana ariko rero sinzi yakuyemo bebero 3 zanishashe azikuramo noneho njye urumva ko namaze kuziteka namaze kuzitungana zishize muri kakaboro k'amabebero zisetse kuri saramanje ndaza warazifata zicomeka mu baga ye nubwo urumva nari namusatse sinari bwongere gusaka numvaga ari safe yicaye muri saro nta kintu ari buteruremo turangije turitunganya ndamusohora amafaranga ye yose rwose yashiramo turagenda fata moto ndayimutegera nambwirane ngaho genda ubwo ikintu cyaje kubaho namenye bebero ko yazitwaye nimugoroba nje ngiye guha umwana bona harimo gap z'amabebero ndambwira hari bebero ntari kubona hano hari bebero isa gutya urabiza mama bebero mwamwaguze akenshi umuntu abayazi hari bebero isa gutya hari bebero isa gutya hari bebero isa gutya ndambwira ntago ndi kuzibona arambwira ati oya ndambwira ntago ndi kubona ko ari mama bebero y'umwana yagabanyutse ngenda guza amabebero agera muri angahe no ndi kubona amabebero ayo mita mbona ko yayatwaye kunyina agiye kuzajya ntiyitwarira za imoro y'Imana zabane nawe so ikintu ngarukaho cy'ingenzi ndi kuvuga ndi gutanga inama ku banani abanani bari mu bantu bashobora gutunga umubyeyi uzi ko hari igihe abanani ubahinduranya nk'inshuro nka zingahe umwaza byanga ariko buriya still ntuzigere ugumana umunani ubona ko umwana atamwishimiye kandi nanone ubona ko mudahuje mwazajya uramugongana mukazajya muhora mucumura sibyo ikindi abana ni mwese abantu abatantine mufata abana rwose turabasabye kubw'imbabazi z'Imana ngiye haraho nageze numva neza ngiye kurwara isereri yabo neza pe natangiye nshimira ariko ndi kunenga abantu batitwara neza mu kazi kabo sibyo batitwara neza badakunda akazi kabo ubundi nkunda kuvuga ngo kora akazi kawe neza ubundi bihembo birekere ba boss bazakwihembera rero abo banani babana babi mwisubireho ntago ari ibintu byiza ntago ari byiza ko witonda boss wawe cyangwa mabuja wawe mu gitondo cya kare agiye mu kazi ngo ndagiye ugumana umwana wawe shuti yanjye biramuderanje ariko ntacyo bimuhindura umenye ukuntu uplaninga umenye uko bigenda umenye buri kintu cyose uko ugikora nujya no kugenda mubwire ngo ngiye kugenda sinzagaruka numva mufite uburenganzira 100% bwemera ako kazi mufite uburenganzira 100% buva muri ako kazi ntago umuntu yakuziritse ufite uburenganzira 100% bwo kubyuka avuga ati ejo sinzaba mari
ufite uburenganzira 100% bwo kuvuga ngo njye ntago nkashoboye. Ufite uburenganzira 100% aho kugira ngo wimukire umwana cyangwa ushwane na nyokobuja cyangwa akazi karambirwe unanirwe bukava munanirwe n'ubugakora. So ndatanga inama rwose ndabizi ko hariho abamama bankurikiye bashobora kuba nabo barateshejwe umutwe n'abanani batari abana beza. Mwihangane babyeyi, mwihangane pe, n'abatarabizamo nuko bigenda. Mwihangane, ubundi kera ababyeyi nibo bicaraga bakerera abana babo, ni nayo mpamvu ubona twakuze bakaduha uburere. Ariko insi turimo ntago umugore yakwicara mu rugo ngo arere umwana ageze imyaka ingahe. Ntago bibaho pe, ni ugufashanya, ni ugushyigikirana kugira ngo uyu mwana abeho, kuko ubuzima bw'umwana burahenze. Hanyuma rero nimba ufite ikindi ukora ukamusigira uwo munani, ntekereza ko 100% ntago uba utekanye nawe ukuntu iyo uzi ko uwo munani atari umwana mwiza. Rero niyo mpamvu mbwira ngo icyambere ndagukomeje, ndakwihanganishije, ariko hari igihe nyine uhura n'umwana mwiza pe. Njye nanabivuze nabo natangiye nshimira, ariko ndi gusaba niba batari abana beza mwige kuvugisha ukuri pe. Wiza mu rugo uje kudestroyinga ibirimo, kubyangiza no guhungabanya umutekano w'umwana. It's better ko wigendera hanyuma hakaza abandi. Nimba utabishoboye nta muntu uzakuzirika, sibyo? Kandi gukora neza, iyo ukoze neza urahembwa. Nta gukora neza ntawe byangiza, ntawe bigira gute. So that's my idea. Njye nari ndi kubabwira urugendo rwanjye uburyo byane stress, na nyuma yaho bigenda iyo havagaho mwiza. Naje kubona umunani mwiza we, reka mushimire hano. Umunani w'umwana mwiza wandereye umwana, mana yanjye. Hambere umwana mwiza, sha ndabibona. Urumva naramusenge. Cyokoze reka mbabwire, mujye mukora ikintu cyo gusenga, mujye musengera abanani. Naramusengeye, Imana iramuma, turamarana. Wa munani ujya kugenda ukarira nanone, kuki ugiye ukarira umwana akamurira nawe akarira, nawe ukabura icyo ukora. Ariko ubwo nyine igihe kiba kigiye cyo gutandukana nawe. Rero iyo uvuye ku mwiza kugira ngo uzafatishe undi mwiza, umwe uje parara, ubyutse agenda parara, ugize ute sha kamubwire. Tujye dusengera abanani kandi dusengere n'abana bacu kugira ngo umwuka wera, abamarayika bajye bahora babagose, bajye babarinda ikibi icyo ari cyo cyose umuntu yagambirira n'ikikajya kibageraho. Gusenga niyo main key ishobora kukurwanirira utari, niyo main key ishobora gutuma hari ibifunguka, hari n'ibifunga, niyo main key ishobora gutuma gutabarwa kubaho mu gihe wowe utahaba nta kintu wakora. Niho hantu hashobora kuba gutabarwa utatekerezaga. Rero reka twige gusenga, kandi nukuri abanani mutari abana beza mwisubireho, naga ari byiza. Ntago ari byo rwose. Nimba ikintu utagikunze ntukajye uza kugikora kugira ngo uhangane na ba nyiracyo, sibyo? Cyangwa ugire ibyo wangiza, wabireka ukigendera ukajya gukora ibindi, nabyo biba bihari, sibyo? So Imana ibaho umugisha cyane abantu mwahangayitse. It was my experience, yari experience yanjye naciyemo y'abanani. Mana we, banibutse ibintu byinshi, ariko let me stop here. Reka mbashimire mwese ukomeje kubana natwe umunsi kundi, nkomeje kubasharinga urugendo rwanjye, n'abakomeje kunyandikira inbox bambwira about them, bambwira the story, uburyo bigorana kuba mama, ndega ibintu nk'ibyo. Ariko ni umugisha ukomeye cyane kuba umubyeyi, gukora ibintu byose ni umugisha. Ubundi ikintu cyitwa umubyeyi w'umumama, papa muraba agaciro, turabakunda kandi turabubaha, ariko umumama byirengejeho. Igihe cyose nzajya nsoza mvuga ngo wubahwe, uri uwo gukundwa, uri uwo guteteshwa, uri uwo kwitabwaho, uri uwo guhabwa keya, uri uwo gusekeshwa. Umuntu akaza akagusetsa, akaguha akantu k'urukundo, akakubebeza, ukaba bebe, kubera yuko ibyo wowe wikoreye mu mutwe wawe birenze ibyo we aba ari kureba abandi bose bareba. Buriya umuntu w'umubyeyi agendana ibintu byinshi, agendana igikoni, agendana icyumba, mu mutwe haba harimo ibintu byinshi cyane. Ubwo rero
ntago umumama uwo ari wese ahava akagira pe, yubahwe, akundwe, ateteshwe, yitabweho, ahabwe keya, yewe uko ubonye umwanya wo kumusetsa ujye umusetsa, kuko aba bantu biba muri mutwe yacu bari agatogo ushobora kubaza ikintu ugasanga ukubisubije nk'igikombe. Rero niyo lifestyle, niko bigenda. Abamama bose Uwiteka yabaha uburame kandi abaha umugisha, akomeze kubasetsa, akomeze kubaha umugisha mu mpande zose, akomeze kubaha ubwenge bwo kubaho no kubana n'abantu muri kumwe, no kumenya uko murera abana banyu, no kumenya uburyo mubaha iby'ingenzi, no kumenya uburyo mukwiye kwiga gusenga. Imana itwigishe gusenga, icyo cyonyine nicyo nsorezaho. Uwiteka abaha umugisha kandi abagurira imbago, muhahe muronke. God bless you, bless you, bless you. I love you.